warakoze mana, warakoze mana, mana wagize neza, nzajya mpora nkushima. Yesu warandengeye ubwo nari ndwaye, nari nihebye rwose mbona birangiye, ariko mwami wanjye waraje urantabara, ungirira neza, nanjye ubu ndagushimye. Warakoze mana, warakoze mana, Yesu wagize neza, nzajya mpora gushima. Yesu warantabaye ubwo nari nihebye, ungirira ibambe, Yesu nanjye ndagushimye. Warakoze mana, warakoze mana, mana wagize neza, nzajya mpora nkushima. Haleluya! Ndagusuhuje igitondo nk'iki, nkwifurije kugirirwa neza n'Imana, mboneyeho kuguha ikaze kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana. Inshuti ya Yesu, Yesu aguhe umugisha, Yesu akunezeze, Yesu akwiteho, umwami w'abami akugirire ibambe, umwami w'abami akwiyereke rwose. Erega uri uw'agaciro mu buzima bwa Kristo, uri uw'agaciro mu buzima bw'Imana Data, uri uw'agaciro imbere ya Mwuka Wera. Nshuti ya Yesu, akanya nk'aka tugiye gufatanya gusenga isengesho rya mu gitondo, ariko akanya nk'aka ndagira ngo nkwibutse ko Imana igukunda, ndagira nkwibutse ko Kristo yemeye kujya ku musaraba kugira ngo tugirirwe imbabazi z'ibyaha byacu, twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro. Yesu yarakoze, ni ukuri Yesu yagize neza. Sinzi nkubajije ngo uvuye he muri iki gitondo, aho wambwira. Sinzi nkubajije ngo uvuye he aka kanya, ko hari aho wabona uvuga, ariko Kristo yaturinze, Kristo yabanye natwe, Kristo yatubereye umucyo, Kristo yamize umwijima wari uri ku buzima bwacu. Ni ukuri sinzi nimba ujya utekereza iyo umuntu asinziriye ahantu aba ari, ni ukuri hateye ubwoba. Ibaza ahantu ujya utabasha kunyeganyega, ahantu ujya udatekereza, ahantu ujya sinzi. Inshuti ya Yesu, mbabara wongere ubitekerezeho. Kristo aratuzuye, Kristo yongeye kuduha ubuzima, arakoze. Niyo mpamvu rero nifuza yuko dufatanya kumushima igitondo nk'iki, tukamubwira ngo wakoze kuturengera, tukamubwira ngo wakoze kudukura mu gicucu gishushanya urupfu. Ni ukuri twari dupfuye, ariko umwami w'abami yaturinze, umwami w'abami yagize neza. Hari abantu baryamye ari bazima, ariko uyu munsi aka kanya, iyi tariki, igitondo nk'iki, bibagiranye, bavuye mu mubiri, bavuye mu mubiri. Buriya umuntu agiye aba agiye, turira by'akanya gato, yego turababara. Hari ababa bafite icyo batumariye mu buzima bwacu, hari ababa bafite igisobanuro rwose, tukaba tutazanabibagirwa vuba, ariko muri purani dukora, mu migambi bo ntibaba barimo, kubera yuko baba batagihari. Dushimire Yesu rero, kuko nibura twebwe turiho kandi turi bazima. Yagize neza umwami w'abami. Turagushimye nyaguhora ku ngoma. Karibu dusenge Imana, karibu tubwire Yesu ko tunyuzwe, karibu tubwire Kristo ko tumukunda, karibu tubwire nyaguhora ku ngoma yuko ni ukuri tumukunda kandi tutazamuvaho. Neza yatugiriye ntituzayikeresa. Uyu mwami w'abami yarakoze, uyu mwami w'abami yagize neza, uyu mwami w'abami yemeye kujya ku musaraba w'isoni kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Yarakoze, yagize neza. Karibu twisengera Imana. Data, mu izina rya Yesu, ugira neza bugacya bukira, uri gitare cy'amahanga. Turagushimye ko uri umurengezi mwiza, turagushimye ko wemeye kuduha Kristo ngo adupfire tubone ubugingo buhoraho. Warakoze kandi wagize neza. Kristo, ntituzigera tubifata nk'ibintu bisanzwe. Nyagora ku ngoma tuzahora tugushima, uzahora uri Imana yacu. Kristo, turagukunda. Kristo, ni ukuri uri uwo kubararirwa, kuko uri umwami w'abami. Ni wowe Mana y'ukuri twamenye, ni wowe mwana
umwana w'Imana w'ikinege usumba byose na bose, uri uwera nyaguhora ku ngoma, uri uwera byiringiro bizima. Akanya nk'aka, amasaha nk'aya, isaha nk'iyi Kristo, twibutse ineza yawe Mwami, warakoze kuturinda, warakoze kutugirira neza, warakoze kutwima satani n'abadayimoni. Kristo turabigushimiye, Kristo turavuga gukomera kwawe, Kristo warakoze, Kristo warakoze, wemeye kuva mu gihugu cyo mu ijuru, wemeye gusiga ubwiza n'icyubahiro uza mu isi gucungura umuntu, warakoze Mwami. None akanya nk'aka tugushimiye ko wabanye natwe, tuvuye mu gicucu gishushanya urupfu. Mwami, aho twari turi ntago tuhazi, ariko wagize neza kuturinda, wagize neza kubana natwe, wagize neza kutwereka ukuboko kwawe kwiza, wagize neza kudukura mu mwijima ukaba utugaruye mu mucyo. Mwami, turagushimye. Haleluya, haleluya, haleluya. Mana isumba byose, byiringiro bizima, natwe tugusezeranyije ko tutazakuvaho, tugusezeranyije ko tugukunda, kandi n'ukuri Kristo turagukunda, kuko nawe wemeye kudukunda, udukunda turi abanyabyaha, udukunda twari babi, udukunda Mwami twari abantu babi rwose, ariko wowe uratureba, ubona ntidusanzwe, ubona turi beza. Mwami, turabigushimiye, Mwami turabigushimiye. None igitondo nk'iki udukuye no mu gicucu gishushanya urupfu, Mwami turagushimye, Mwami turakubarariye, Mwami turagupfukamiye, kuko uri uwo gupfukamirwa ibihe n'ibihe. Kristo, tugiye kujya mu kazi gatandukanye, ubane na buri muntu wese uri kumva ino video. Mwami, ubane na buri muntu wese uri kumva uteze amatwi ijambo ry'Imana. Kristo turakubashye, Kristo turabigushimiye ko waturinze, Kristo turabigushimiye ko ugiye kubana natwe. Mwami uturinde, turakwiragije muri uyu munsi dutangiye. Mwami utugirire neza, Mwami utwereke ukuboko kwawe, Mwami nkweretse imfubyi n'abapfakazi, Mwami nkweretse indushyi n'ababaye, Mwami nkweretse abari mu kaga, Mwami nkweretse abarwariye kwa muganga, nyagura ku ngoma nkweretse abari mu nzu y'imbohe, nkweretse n'abarwariye mu rugo. Kristo, buri muntu wese ukwifuza mu buryo ubwo ari bwo bwose akwifuzamo, umugirire neza. Nkweretse abantu badafite akazi, ubacire inzira babona akazi. Mwami nkweretse n'ukuri buri muntu wese ukeneye ukuboko kwawe, umwiyereke nyagura ku ngoma. Nkweretse indushyi n'ababaye, nkweretse abari mu kaga Mwami, nkweretse nyagura ku ngoma atagira shinge na rugero, barinde kandi ubarengere, ubiteho nyaguhora ku ngoma. Mwami nkweretse abantu bari ku mavi, bari kugusenga, bafite ibyifuzo bitandukanye, nyaguhora ku ngoma ubarinde kandi ubakomeze. N'ukuri nyaguhora ku ngoma ubagirire neza. Erega nyagura ku ngoma ni ijambo rimwe wavuga Mwami, ni ukuvuga ngo nibibe gusa, maze ibyifuzo byabo bigasubizwa. Uri umunyembaraga kandi uri umunyembabazi, twe turakuzi, twarakubonye Mwami, twarakubonye utugirira neza, Mwami twarakubonye utwitaho, Mwami twarakubonye ababyeyi bacu bananiwe, Mwami twarakubonye imiryango inaniwe, Mwami twarakubonye utugirira ibambe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo tuzarambirwa kuvuga ineza yawe, kuko uri intwari mu ntambara, kuko uri umurengezi mwiza nyaguhora ku ngoma. Mana ya Isaka na Yakobo, Mana ya Daniyeli, Uwiteka uri intare yo mu muryango wa Dawidi. Yesu we, turakwiringiye igitondo nk'iki, utugirire ibambe kandi utugirire neza. Buri muntu wese uteze amatwi ino video, umugirire ibambe, umugarukeho bundi bushyashya, mu izina rya Yesu. Mwami nkweretse n'abagize ibyago bakomeze, ariko nyaguhora ku ngoma, ni ukuri turakwinginze kugira ngo uturinde ibyago n'amakuba. Yego turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko nyagora ku ngoma utugarukeho. Mwami unezeze imitima yacu, Mwami ni ukuri turababaye muri aka kanya, dufite ibyifuzo bitandukanye, ariko turakwiringiye kugira ngo wururutswe no kutugira neza. Mwami urakoze kutugirira ibambe, Mwami urakoze kumvise gusenga kwacu, mu izina rya Yesu rifite imbaraga, izina ryaturengeye, izina ryatugiriye ibambe, izina ryaturokoye twebwe abari bazize ibyaha n'ibicumuro, dusabye turyizeye.